Inama yarangiye umwami Liyadeki adafashe umwanzuro wa nyawo. Abajyanama bose bari bamushyigikiye ku gitekerezo cyo kuyatera ubwami bwa Sonake, ariko bagira gushidikanya. Byari bizwi rwose ko ubwami bwa Sonake budashoboye, kandi ubwami bwari buciriritse mu bwami bwose. Nyamara bwari bwarahangaye ubwami bukomeye bwa Liyadeki, ndetse bucamo abasirikare benshi. Umwami yumvaga yagenda akabatera akigarura ubwami bwabo, igihugu cyabo akacyomeka ku gihugu cye, ku buryo n'ubundi bwami bwatekerezaga ko umwiyenza bufata isomo. Ikintu we n'abari mu nama bose bahurijeho ni ukwibaza bati ese kuko nta kindi yishingikirijeho? Uriya mwami ashobora kuba yemeye kubera abandi igitambo, kuza akadutera bikaba byari kugira ngo adusuzumire abandi banzi bacu. Wasanga ari ubwami bwinshi bwihurije hamwe bushaka kutugabaho ibitero, none buriya bukaba bwarabaye nk'agashoza ntambara. Sonake ashobora kuba afite bagenzi be, wenda ubwami bwo mu majyepfo ye, mu majyaruguru no mu burengerazuba bukaba bushaka kwihuriza hamwe bukadutera. Iyi ntambara yabayeho tukayifata nk'intangiriro yo kutwereka ko mu gihe kiri imbere azaduterana nabo mu buryo bweruye. Nidufata umwanzuro tukajya kumutera, birashoboka ko atari we tuzaba duteye wenyine, ahubwo tukaba duteye nk'ubwami bwiteranyirije hamwe. Liyadeki yumvise ari byo, arababaza ati none tumureke dutyo gusa agenda ajye yemera ngo yigeze kudutera, yica abasirikare bacu, atsindwa yagerageje? Nabo bati oya, ntidukwiriye gutuza, dukwiriye kongera guhugura buri musirikare wacu wese aho ava akagera, tukongera n'umubare wabo. Bakwiriye kongera imyitozo, bakarinda ku mipaka kurushaho. Aho gutera tubanza twongera imyitozo tunitegura urugamba. Mu gihe runaka tuzafata undi mwanzuro. Inama zizakomeza kugenda ziba, umwanzuro sikamara ngo tuwufate uyu munsi. Umwami ati nibyo koko, mfite ubukwe bwihutirwa ngomba gukorera umuhungu wanjye wa kabiri, niwe wabonye umukunzi mbere, kandi mukuru we yagiye kumushaka nuko atarambwira niba yaramubonye. None rero reka bombi mbanze mbakorera ubukwe, nyuma yaho tuzataka ubwami bwa Sonake, cyangwa se tumusabaze gusaba imbabazi yica amande bihagije, kuko yanyendereje kandi njyewe ntajya mfata umwanzuro wo gutera igihugu icyo ari cyo cyose. Nyuma y'iyo nama abajyanama n'abakuru b'ingabo ndetse n'umuhungu we mukuru Takeshi babaye bagiye bamusigana n'umugore wa kabiri ariwe Lizande, kuko yari yaherekanye amutegerereje hirya ngo amubwire ubutumwa bwihutirwa yaramuzaniye. Akigera imbere y'umwami amarira amuzenze mu maso, umwami aratangara, ntiyaraherutse kumubona arira, kandi yariraga aruka ababaye cyane. Liyadeki yahise ahaguruka mu ntebe y'ubwami, aramwegera aramuhobera, umutwe awushyira ku bitugu bye. Lizande aba ariho aririra. Liyadeki yitonze yamubajije icyo yabaye. Umugore ati Takeshi na nyina Dajina bashaka kwica umwana wanjye, bashaka ko Rabeyi yanga Rijavi akabana na Takeshi. Umutware Bayiro nawe yohereje intumwa ngo tubwire ko ubukwe bukwiriye kugenzwa gake. Intumwa iracyari hano, byose n'umwamikazi mukuru biri inyuma, naho undi utari Dajina. Liyadeki ati ntabwo byumvikana, ndumva uri kuvuga ibintu byinshi ubivanga, ibintu uri kuvuga sindi kubisobanukirwa. Izo ubwo ntiwaba uri guharabika umwamikazi Dajina, kubizi ko igihe cyanjye cyose ari wowe ngeha, ushaka ko mukorera iki kindi? Nawe ati sinshaka kubikubwira umuhungu wanjye atari kubyumva, kuko nawe akeneye kubimenya. Takeshi yifuza ko yapfa ngo amutware umukunzi. Umwami ati ngaho tujye kumureba ubisobanure mbyumve neza. Iyo ntumwa yaturutse kwa Bayiro iyo ndaje nyiho ubutumwa bwihutirwa, igiye kumubwira ko niba ari n'ikibazo cy'ubushobozi afite njye ntacyo bintwaye, kuko ubukwe n'ubwanjye nijye uzabwikoreshereza. Bagiye mu cyumba Rijavi yari arimo, basaba abasirikare bari barimo kujya hanze, ariko Rijavi abwira se na nyina ati mumbabarire uyu ntimumusohore, kuko nkeneye ko asubiramo amagambo amaze kumbwira yose namwe mukayumva. Uwo musirikare wari wavuye ku mupaka atumwe na Rabeyi yabisubiyemo nk'uko yari yabimubwiye. Yarababwiye ati umukunzi wa Rabeyi ashaka ko batandukana, kuko ngo Rijavi yamubeshye akamubwira ko ari muzima, nyamara arwaragurika kandi akaba atuzuye mu bitekerezo, kuko anganyara ku buriri, akarwara igicuri, akaba arwaye ubuhumekero, ararabura umwuka, kandi ngo abaganga bamurara iruhande bari maso ngo ataremba agapfa bitunguranye yabuze ko atabaza. Ngo wamuhaye amakuru yamubwiye ko Rijavi arwaye indwara zikomeye cyane nk'izahitanye sekuru, bityo ko nawe azapfa imburagihe akamusigara umupfakazi ukiri muto. Si ibyo gusa, ngo yanamenye ibyo yakoreye ku rugamba. Yasabye abasirikare kumukomeretsa gato cyane, maze abeshya ko bashatse kumwica nawe yategetse ko bicwa, kandi bitarabaye. Yarabyitiriye abaguye ku rugamba akavuga ko bwari we yishe. Ibyo byose ngo ntibyatuma yemera kubana nawe, ngo ni ikigwari. Liyadeki aramubajije ati ibyo bintu se yabibwiwe nande? Uwo musirikare ati birashoboka ko afite abamuhaye amakuru bavuye hano ibwami. Byanga bikunda ayo makuru y'uko Rijavi atuzuye yageze ku mutware Bayiro, bituma boherereza intumwa. Liyadeki yaramaze kumva ibyo avuga, aramubwira ati ngaho ugiye hanze. We yari yumiwe cyane atari kumva neza ibyo bintu bari kumubwira. Uwo musirikare akimara gusohoka, Rijavi yaramubwiye ati nyagasani data, ngaho umva ibintu batumye kuri Rabeyi bansebya. Ese kuki koko bavuze ibintu bidahari? Niba mutanabizi cyangwa se namwe muri gushidikanya, ndababwiza ukuri ko ndi muzima, sinyara ku burire, uko no kunyandagaza, nta ndwara z'ubuhumekero ndwaye, nta baganga turarana,
nani inkorora njya ndwara. Abo basirikare nishe bangurikiye ku rugamba rwose bashaka kunyica kuko bari abagambanyi. Bahereye mu nzira bambuza kujya mu rugamba ngo nindamuka nanarugiyemo nze kugenda inyuma nihishahisha nk'udafite imbaraga ngo nze kwigira ikigwari. Ibyo nanze kubyumva, babonye ko ntari kwemeranya nabo bahitamo kunyubikira bamvunagura ingingo z'umubiri hafi kunyica. Sinabashije kumenya uwo batumye ngo bankomeretse batume ntarwana, gusa babeshye ko ari mama wari watumye. Ibyo rero sinari kubyemera. Ndakeka ko hari undi muntu ubyihishe inyuma washakaga kunteranya na mama, akaba ashaka no kunteranya n'umukunzi wanjye Rabey, kandi gake gake ari kugenda bigeraho. Lizande yararize ati kumbe barabikubwiye wanga kubyumva, kuki utanyumvise? Kuki utumviye abasirikare ngo wemere kutaza kugenda ku mirongo y'imbere? Kuki warindiriye ko babanza kugukomeretsa? Rijavi, uwatumye baje kugutabara babiburamo ubuzima koko? Ese ntiwabonaga ko ari abasirikare banjye bwite? Kuki utabumviye? Rijavi atangaye cyane ati mama, ntumbwire ko nawe wari ubirimo. Ese wifuzaga ko naha nitwa ikigwari? Kuba ari abasirikare bawe narabibonye, kandi nibyo byatumye ntabasha kubizera, kuko abagambanyi bakoresha abantu bacu hafi kugira ngo batugushe mu mutego byoroshye. Aho tuviriye ku rugamba nashatse kukubaza impamvu abasirikare bawe aribo babaye abagambanyi, gusa mbona nawe wagira ngo nta makuru bifiteho yuko bangambaniye, yuko abo basirikare baje kuntesha umutwe bikarangira intego yabo yo gutuma nitwa ikigwari sinitwa intwari ku rugamba igerwaho. None ubabajwe no kuba narasabye ko babiri basigaye bicwa kuko bambujije kujya ku rugamba ngo ngende niyerekane ngaragaza imbaraga zanjye. Umwami Liadeki we yabarebaga yumiwe. Muri we yumvaga bamugurishije, ariko yumva ngo uri mu gihugu atazi, bavuga ururimi atazi. Yabasabye kumusobanurira akantu ku kandi bahereye iruhande, ntibakomeze guhera ibintu hagati ngo nuko babiziranyeho. Lizande yasanze nabivuga wenyine bitari buze kwemera, ahitamo guhamagaza wa muriro witwaga Bekari ngo aze avuga iby'ubugambanyi bwa Dajina n'umuhungu we Takeshi ndetse n'umutware w'ingabo Teka. Uwo yaraje maze aca bugufi imbere y'umwami, aramubwira ati nyagasani, njye ubwanjye nanyuze kuri Takeshi ari kuganira na Teka, bavuga ko mu gihe Rijavi azaba ari ku rugamba azashyirwa ku mirongo y'imbere kugira ngo abanzi bamwice. Ibyo n'umwamikazi Dajina yaje kubyemeza Teka, amubwira ko akwiriye gukora uko ashoboye Rijavi bakamwicira ku rugamba binyuze mu kumushyira ku mirongo y'imbere. Byakwanga Teka akaza gushaka uko amwicisha mu bundi buryo. Bamusezeranyije kuzakubwira ukazamuzamura mu ntera, kandi wamaze kubikora umuhemba ku mugaragaro nk'umusirikare witwaye neza kurusha abandi. Umwami yarirakaje, gusa ntiyagira icyo avuga, akomeza gutega amatwi uwo mukobwa. Nawe ati nyagasani, bamusezeranyije kuzamugira uwa kabiri ukomeye nyuma ya Takeshi mu gihe yazaba abaye umwami. Ibyo naje kubibwira umwamikazi Lizande, nawe yohereza abasirikare bo kujya gutabara Rijavi ngo bamuburire ataza kujya imbere. Icyatumye bashaka kumwica ngo nuko Takeshi yabonye Rabey akamukunda, bityo kugira ngo abigereho umushyingire Rabey ari we na nyina bagiye inama yo kubanza kwikiza Rijavi kugira ngo umukobwa asigare nta yandi mahitamo afite. Rijavi yavugishije ukuri, aramubwira ati tukigenda bambujije kujya imbere, bambwira ko nagambaniwe. Abo basirikare nanze kubumva kuko njye ubwanjye nashakaga kujya imbere ngo nice abanzi benshi. Kumbwira ngo rero bangambaniye bashaka kunshyira imbere, kandi n'igihe babyihitiyemo ntuvaga bitari guhora. Bakomeje kubimbuza, babiri njyana nabo imbere, ariko batega ifarashi yanjye ngo hasi irakomereka cyane. Nanjye habura gato ngo umutwe umeneka kuko nabo banje ku ibuye. Uwo mwanya sinajya ku rugamba, njya mu ihema baramvura. Bo bakomeje ku mirongo y'imbere uko twari turi kumwe bahita bicwa. Abandi bansanze nijoro aho nari ngiye kurara barampondagura nsaba Teka kubica. Umwamikazi arira ati Teka nawe ni umugambanyi, kuki wamwizeye? Uwo yifuzaga ko baguhora, abo basirikare watumye bapfa. Liadeki yamaze umwanya atekereza, arababwira ati mwikwivuna byose nabyumvise, kandi mwihangane muhumure ndacyariho, sinatuma ubu bugambanyi bwa Takeshi na Dajina bugera ku ntego. Yabwiye umuje ati Bekari, wowe subira mu mirimo yawe, ibyo wasobanuye nabyumvise. Yarebye umuhungu aramubwira ati mwana wanjye ugomba kubana na Rabey vuba uko bishoboka, ariko wowe Rijavi wakoze ikosa rikomeye. Iyo abo basirikare ba mbere batagutega ukajya kurwana, wari gupfana nabo kuko nabo bahise bicwa bitewe nuko bari imbere, kandi mwari kuba muri kumwe, bivuze ko bari kukwica. Ntuvuge ngo nuko ari ibigwari, bari abahanga mu kurwana, abantu bose barindanye kuba bashoboye kurwana. None urumva bari kurokoka, kuki bitaguhaye isomo ibyo ngibyo byonyine? Ese urumva mama wari kwemera kohereza abasirikare bo kukugambanira? Niba se koko umugambanyi akoresha abantu ba hafi, wenda mama akaba atari wari wabatumye, urumva bari kuza bakubuza kujya imbere ngo uticwa, cyangwa bari gushyigikira ko ujyayo ukahicirwa? Nabo bari gushyigikira uwo mugambi, ndetse bakabanza kuvugana na Teka bakawunoza utazi ibijya mbere. Iyo bari abagambanyi ntibari kugusanga muri iyo nzu ngo bagukubite gusa, ahubwo bari kugutera mu cyico, kandi bari babishoboye. Humura rero, ntutekereze ko kugaruka kwawe utararwanya ari ubugwari, ahubwo ni intsinzi kuko waje uri muzima. Nibyo tugomba kwishimira byonyine. Icyakora nanone sinari kuguhemba ngo witwaye neza ku rugamba utararwanye. Mbabajwe no kuba waratumwe abasirikare ugatuma bapfa kandi bari baje kugutabara gusa. Nibyo koko ubwo ni ubugwari. Wigize ntumva,
ubwo se ubutaha umuntu yazakuburira ate niba utizera n'abasirikare boherejwe na nyoko? Ujye wumva umuburo mwana wanjye, hato ntazakura bitewe no kwihagararaho kwawe. Impamvu abo basirikare bagusanze mu ihema bakagukomeretsaho ko kwica ni uko bifuzaga kureka kujya mu rugamba. Byanga bikunda iyo uticwa n'ingabo za Sonake teka ari gushaka ukakwica. Ukwiriye gusaba nyoko imbabazi nonaha kandi. Rijavi yabitekerejeho azenga amarira mu maso. Nyina nta katari yaragize ngo amutabare amurinde kugwa ku rugamba. Yabanje kumushimira bikuye ku mutima, amusaba imbabazi yicishije bugufi. Rizanda aramuhobera aramubwira ati ibisigaye nibyo bikomeye. Uwakubanje yanakongeza, uwakugambaniye naho yagiye. Ubu imigambi Takeshi na Dajina bafite niyo myinshi. Umwami Ryadeki yarababaye cyane, yitsa umutima aravuga ati sinigeze menya ko ibibazo byanyu ari aho bigeze. Iyo ubitse umuduko yamara umwanya atari kuvuga. Rizanda aramubaza ati none iki n'umwana yije uvuga ko ntayandi makuru ifite. Ubwo Bayiro nimvise ibyo bivuga ko umuhungu wanjye atari muzima, akaba yayibujije kubivugaho, ikaba ariyo mpamvu ari kuvuga ko ubukwe tubwigize inyuma. Ese ubwo Takeshi na Dajina b'abagambanye ntibakwiriye kwicwa ko bazakomeza no kutugambanira? Niba batatugambanira ubwacu bazagambanira igihugu cyose, kandi ibi ni ibimenyetso bigaragara. Niba batinyuka kugambanira igikomangoma cya kabiri, bisobanuye ko n'ubwami babugambaniye. Ryadeki yamurebye mu maso arakaye aramubwira ati bisabira abantu urupfu. Takeshi n'umwana wanjye nk'uko Rijava ari uwanjye. Dajina ni umwamikazi mukuru ukunzwe na rubanda, kandi nawe uri umwamikazi wanjye nkunda. Sinifuza ko hari uwapfa muri mwe. Ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka. Nkwiriye gukumira ko hari ikibi cyakongera kubaho, ibyarangiye namwe bikababera isomo, ndetse Takeshi na Dajina bakicuza ingaruka zabyo. Icyakora byose bigomba kugenda ku murongo. Ntawe wapfa kwemera ko ibyo bavuga ari ukuri, cyane ko nta mutangabuhamya ufite uretse umuja wawe. Umuja wawe rero ntahagije, bavuga ko ari wowe wamwoheje. Abantu bo baracyavuga ko Teka yatabaye Rijavi ntiyicwe, kandi hafi ya bose bikundira Takeshi na nyina. None mbwira uko wapfa kubwira abantu ko Dajina yagambanye ari wowe uri kubivuga bazi kuri mukeba we. Naheraho imvuga ko yagambaniye umuhungu wawe ngasaba ko bicwa. Urumva bitakumvikana ko ari ugushaka gutuma umuhungu wawe w'umuragwa w'ingoma? Mwese nimutuze, ibi nibyo ubwanjye ugiye kubyikurikiranira. Ubukwe ni buba, Takeshi azaba abuze intama n'ibyuma, kandi singiye gupfa uyu munsi cyangwa ejo bundi, ndacyafite imbaraga. Mu gihe nzaba nkiriho rero, nzarinda Rijavi n'umugore we Rabeye bari hano ibwami. Takeshi na Dajina nzaba narabashyizeho iterabwoba, babizi neza ko ikibazo cyose mwagira ariwo cyabazwa, nubwo kwaba ari ugusitara gusa. Bampaye impamvu yo kongera guhangana nabo. Umwami Ryadeki yajyanye na Rizande kureba ya ntumwa ivuye kwa Bayiro basaba kugenza ubukwe gake. Umwami ubwo yanditse urwandiko rugira ruti: nyakubahwa Bayiro, wakoze kuntuma y'intumwa yawe. Ndagira ngo ushyire umutima wawe hamwe ukomeze gutegura gahunda z'ubukwe bw'abana bacu. Ntugire ikibazo ku mitegurire y'ubukwe, ibintu byose nzabyikorera, ibizakenerwa byose. Ninjye ubwanjye wifuza ko ubu bukwe buba, umuhungu wanjye akaba umugabo kuko ageze igihe cyo gushyingirwa. Igihe umukobwa wawe azaba abana nawe, uburinzi bwabo n'umutekano wabo ninjye bizaba bireba. Nta mpamvu yo kubitinza rero, ahubwo ibihuha wumvise byari byaguhagaritse umutima umenye ko atari byo na gake. Kuko ni ibihuha, reka ubu bukwe tubwihutishe. Abana barakundana, nta gahato tuzaba tubashyizeho usibye kubashyigikira gusa. Yasoje amusaba kumutumaho indi ntumwa yo kumumenyesha umunsi wa vuba we yifuzaga ko ubukwe bwaberaho, bagahita bashyira ibintu byose ku murongo. Iyo ntumwa yaragiye, umwami aba arategereje igisubizo Bayiro yari kohereza. Rijavi nawe yapanze umupango wo kwiyandayanda akava ibwami akajya kuvugana na Rabeye akamubwiza ukuri ku buzima bwe. Mu gitondo cya kare, Rijavi yagiye ku mipaka yerekejwe n'abasirikare 8. Yagiye mu igare rigari cyane kuko yaragiye aryamye. Bageze kuri wa mugezi bahuriyeho, umwe muri bajya kureba Rabeye wabo mu rugo. Byari byoroshye, yaragihagarara ku irembo amutumaho umuja wari aho hafi. Rabeye yamanutse afite byinshi byo kubaza Rijavi kuko yatekerezaga ko ibyo Takeshi yamubwiye byari birimo kure. Yaraje yambuka umugezi yinjira mu igare rye. Iryo gare ryari risakaye kandi ari rigari kuko Rijavi yari aryamye. Akiryinjiramo yatunguwe no kumubona ari intere. Agahinda niko kabanje kumwuzura, aramubaza ati kuki uje kandi warakomeretse bigeze aha utaranoroherwa? Wari kuzaza ikindi gihe? Rijavi ati nibyo kuko nari kuzaza ikindi gihe, ariko wantumye intumwa unsaba kuza byihutirwa. Nawe ati sinari nzi ko wakomeretse bigeze aha, iyo mbimenya rwose nari kukureka ukazaza igihe uboneye umwanya. Umusore ati humura ndi koroherwa, mbonye nsa nk'uri gukira. Byari bibi cyane mu minsi ishize. Nagiye kure, ndabizi ko wabwiye amagambo menshi kuri njye, bakubwiye ko ndi umunyantege nke kandi ko ndwaragurika. Singiye gusubiramo indwara zose bakubwiye, ahubwo mbere yo kukubwira niba ari byo cyangwa atari byo, reka ngusobanurire neza uwo uri we byanyabyo. Rabeye yikije umutima ati nguteze amatwi, nanjye nibyo nifuza kuko nshaka kuzabana n'umuntu usobanukiwe neza uwo ari we. Wenda niba unarwaye izo ndwara twabiganiraho mbere nkaba nzi neza ko uzifite, aho kuzagusanga nkabimenya tubana. Rijavi ati nakubwiye ko ndi igikomangoma cya kabiri, si uko mama wanjye na Takeshi ari umwe, ahubwo njye ku mugore wa kabiri. Umwamikazi ni Dajina, mama wa Takeshi. Ushobora kuba ubizi ariko reka nongere mbikubwire.
Dajina niwe washakanye na data mbere. Bagishakana Dajina yakoze ikosa ryatumye data amuharika ashaka mama we Rizande. Ibyo byari bishyize urwango hagati y'abagore bombi kuko biba bigoranye ko abakiba bakundana. Data yarabikabirije ntiyongera gusangira na Dajina, akajya asangira na mama gusa, kandi yajyaga kwa Dajina rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu minsi 4. Ni nkaho yaramugize umupfakazi kuko yitaga kuri mama we ntamwiteho. Ibyo byarimye umutima mubi muri Dajina, cyane ko ikosa yari yarakoze ari uguhanagura isahani y'umwami yaragiye kurira akoresheje ikanzu ye byonyine. Rabia ati ngo yazize iki? Nawe ati yaragiye kwarurira umwami isahani igwa hasi, aho kuyoza ayihanaguza ingutiya ye y'imbere. Ibyo byatumye umwami amuharika, ananzura kutazongera gusangira nawe kuko yamufashe nk'umunyamwanda. Rabia ati ndabyumva, nuko rero hakurikiraho iki? Nawe ati nubwo atakomeje kubana na Dajina mu buryo bwuzuye, yamuteye inda. Takeshi yavutse kuwa mbere mvuka kuwa 4, nguko uko ndi murumuna we, ariko twese twakuze badushyiramo ibitekerezo by'uko umwe arwanya undi. Njye mama akambwira ko Takeshi nta cyiza nyifuriza kuko umwami yankundaga kumurusha. Yakuze akeka ko arebye nabi nazaraga ubwami mu cyimbo cye. Ibyo wenda tubireke ko abaga ari ugushwana gusanzwe no kwifuza ibidashoboka, ariko bo data twemereye gushaka abakunzi akadukorera ubukwe, tukabishakira ahantu hose twifuza kugira ngo abadushakire nk'uko byahoze. Urwango rwahise rwigaragaza. Ukiza mu rugo yaragukunze, yifuza ko ari we mwabana. Kugira ngo abigereho angambanira ku rugamba ngo nicwe kubw'amahirwe ndarokoka. Iyo mpfa ariko gusigarana, aho ngarukiye ndi muzima, yohereje intumwa ngo zize zikubwire ko ndwaye izo ndwara, nyamara mbeshyera. Ndi muzima, indwara ndwaye n'ibi bikomere mfite gusa. Sinigeze nkubeshya na gato rwose. Rabia yaramwizeye anamugirira impuhwe. Nubwo yasaga nkaho yegamye, yaramuhoye amufata amaboko, aramubaza ati none se ubwo nitubana ntazangirira nabi? Rijabo ati data yamaze kubimenya. Ubwo yansezeranyije ko azaturindira umutekano. Aracyari muto, ntashaje ku buryo bavuga ngo ejo cyangwa ejo bundi azatanga. Aracyafite imyaka myinshi imbere, rero azaturwanirira. Ikibazo cyari gihari nuko Takeshi na nyina batugambaniraga mu ibanga, ariko ubwo byamenyekanye icyatubaho cyose baba bazi ko ari bo kiri bubazwe. Nitubana Takeshi azatuza ashaka umugore we. Impamvu akomeza gushyiramo imbaraga nuko azi neza ko atarafata umwanzuro neza ngo akunshyingire. Rabia yamaze kumutega amatwi, aramubwira ati hari ibaruwa ya Deki yohereje. Iyi baruwa yoherereje data nayo ivuga ko ibyo twumvise ari ibihuha kandi ko ubukwe bukwiriye kuba vuba. Icyakora data yabishidikanyijeho, arambwira ngo nzabanze mvugane nawe. None ubwo tuvuganye, reka njye kumwumvisha ko ubukwe bukwiriye kuba vuba na bwangu. Yamuseze yabanje kumwifuriza kurwara ubukira, asubira mu rugo, Rijavi nawe arataha. Rabia yabwiye Sebayiro ko ibintu byose byari byakemutse, ko ari urwango rw'abana badahuje nyina rwatumye Takeshi amusebya akamuvugaho ibintu bitari byo. Yarengeje dukwiriye kohereza intumwa ibwami ikajya kubabwira bagatangira gutegura ubukwe. Njye nditeguye na Rijava ariteguye nubwo atarakira neza. Bayiro aramubwiye ati ceceka, ibyo ngibyo ntibishoboka. Wikoreshwa n'amarangamutima ya kigore gukeke ko ibikubiye mu ibaruwa cyangwa ibyo Rijava kubwira ibyo nagenderaho nemeza ko bavuze ukuri. Icya mbere, ntabwo umwami yahamye ko umuhungu arwaye izo ndwara kandi abizi neza ko uzagutera kumwanga. Kubera ko bagikeneye kubana n'umuhungu wabo, byari bikwiriye ko babihakana. Na ba mama wanyu hari byinshi twababeshyaga tukibatereta, babibona bageze mu rugo baratongorwa. Icyakora twebwe ibyo twababeshyaga ntibyabaga bikomeye ku buryo batabyihanganira. Abakobwa benshi bibabaho bagashaka batazi ibibazo abasore babo bafite cyangwa bakabyirengagiza, bagera mu rugo bakabura uko babyikuramo. Nawe bakubeshya batya, wazagera mu rugo ugasanga arwara izo ndwara ndetse izo bavuga ari nkeya. Icyo gihe nta bushobozi wazaba ufite bwo guhita wigendera kuko waba waramaze kuba umutungo wawe. Byaba bigoranye, nubwo wagaruka ntiwaba ukiri umukobwa, waba uri umugore wahukanye. Ikindi, umwami yabishyushyemo cyane birenze. Icyo ni ikimenyetso ko uriya muhungu we, icyo nacyo ni ikimenyetso ko atari muzima. Bifuza ko abona umugore hakiri kare, indwara zitaramuzahaza ngo bitangire no kugaragarira buri wese, azabura uwamwemera. Erega sekuru yapfuye bitunguranye. Wowe wese urumva Rijavi yatinyuka kivuga izo ntege zose zisebetse zirimo no kunyara ku buriri. Hoya da, nta mugabo wakwivuga izo ntege nke. Wowe wikoreshwa n'amarangamutima. Rabia ati data, njye nizeye Rijavi ni muzima, ni ishyari mukuru wamufitiye, nawe ukwiriye kubyumva kandi. Sati twemere ko ari ishyari. None urumva uzabaho ute mu gihe umwami azaba yaratanze ubwami buri mu biganza bya Takeshi? Urakeka wazagira amahoro? Niba banganya ataraba umwami, utekereza ko mu gihe yazaba ari we byagenda bite? Byazarushaho kuba bibi nawe bikakugiraho ingaruka. Rabia ati none ushaka ko bigenda bite? Bayiro ati sinzemera kugushyingira Rijavi. Niba umwamikazi ukundwa muri rubanda hamwe n'igikomangoma cye cya mbere batagushyigikiye, bivuze ko hari n'abandi babyumva kimwe. Wowe wazisanga uri kubaho mu buzima utigeze utekereza kubaho. Rabia turi kurengera, ibyo ntibikwiriye kugutera ubwoba. Nzabaho neza kuko umwami aracyariho, azaturinda njye na Rijavi kubera ko abizi neza ko Takeshi na Dajina batamwifuriza neza. N'ubundi birashoboka ko umwana wacu azagera igihe cyo gushaka Deki ataratanga.
Icyo gihe rero Takeshi azaba yarashatse umugore we nawe yarashinze umuryango. Icyazatubaho cyose mu gihe azaba akiriho nibo bazagishinjwa. Bayira ati oya wihubuka, dukwiriye kubanza kubitekerezaho neza kuko sinahita numva ko ziriya ndwara zose bazimuhimbiye. Rabey yarababaye kuko atumvaga neza ko Rijava afite ukuri. Bayira ati wituma nkurakarira kubera gukoreshwa n'amarangamutima kwawe. Liadeke si umwami unyowenga azantera ubwoba atume gushyingira umuhungu we ku ngufu, kandi nubwo yaba ari umwami wanjye nawe ndakeka twabanza kubiganiraho. Dibote nawe ntiyakwemera ko uhinduka igikoresho cy'abandi ngo ushakane n'umuhungu umeze atyo ushobora no gupfa ejo, ahubwo ndabanza kumugisha inama. Rabey ati banza umugisha inama koko, ariko ntutume umutima wanjye uturika kubera kwemera ibyo abandi bakubwiye ukanga kumva ibya nyir'ubwite ngo bitume utashyingira uwo nikundiye. Bayira yabaye amusabye kumuha umwanya akabanza kubitekerezaho neza. Rabey nawe yasigaye yishyizemo icyizere ko ari uko atari kumwumva neza ako kanya, ariko ko wenda ari bugenda abitekerezaho akageraho akabyumva akemera ko ubukwe budakomeza gutinda. Mu gihe Rijava yari yagiye kureba umukunzi we Rabey, umwami ubwe yigiriye kureba Takeshi mu nzu yararagamo aramusakuriza cyane. Yaramwinjiranye aramubaza ati Takeshi, ni iki nakwimye muri ubu bwami? Sinaguye uburenganzira bwo gukora icyo ushaka? Yahise amukubita urushyi ruremereye cyane aramubwira ati ndavuze ngo njye imbere tujye kwa nyoko Dajina musobanure neza ubugambanyi bwanyu. Takeshi yavuye mu nzu ajya imbere yerekeza hirya ku mwamikazi Dajina nawe wari wibereye mu nzu, umwami amuri inyuma yarakaye cyane. Abaje bose bahise babasohora n'abandi bacaracaraga hafi aho babasaba kujya kure kugira ngo avugane n'umuryango we bisanzuye. Yabajije Dajina ati kuki umutima mubi wawe wawushyize mu mwana twabyaranye? Ese Takeshi ntafite amaraso yanjye? Siwe muhungu mukuru? Siwe muragwa w'ingoma? Ariko ubwo burenganzira nareba nabi nzabumwaka. Nta n'isoni mukigira abagambanyi. Nakabaye mbicira mu ruhame abantu bose bakabona ko muri nkoze z'ibibi. Ubu ngiye gushyingira Rijava abane n'umukobwa yakunze Rabey. Ubwo butumwa mwohereza mu buhagarike, kandi iyo migambi yo gushaka kumwica muyireke. Nyuma yo gukira ibikomere bye niyongera no kurwara ibicurane nzabamanika, nimwe muzaba mwabigizemo uruhare. Dajina na Takeshi bahiye ubwoba kuko ayo magambo y'umwami yumvikanishaga ko yamenye ukuri kose. Dajina yahise apfukama hasi aratakamba aravuga ati ibyo wumvise birimo kuri nyagasani, ariko birashoboka ko harimo gukabiriza cyane. Urabizi ko twese abagore b'umwami duhanganye. Ukunda Rizande cyane ntujye mu mwanya, ukunda cyane Rijava ukamwumva ntiwumve umwana mukuru Takeshi. Ese ubona wowe utadutera ishyari n'agahinda? Njye ndabibona wakwishimira no kubona twese twiyahuye kubera ukuntu dufata, kandi no gukomeza kutwica urubozo gahoro gahoro twabyikorera tugatana n'uburibwe duteza ku mitima no ku mubiri. Umwami ati ubwo se uri kuvuga ibiki? Urahakana ko mwagambanira Rijava mushaka ko agwa ku rugamba kugira ngo umutware umukunzi we? Dajina ati si ngombwa ko usubiramo buri kimwe twakoze, gusa tugusabye imbabazi rwose. Icyakora byose bifite ishingiro. Kuba wizera Rijava na Rizande kuturusha ntibitwemerera kuko isobanura kuko nta bushake bwo kumva ukuri kwacu ufite. Umwami yacecetse agatatekereza nawe agira gushidikanya yibaza niba atarengera mu kubafata nabi, ariko yihagazeho arababwira ati ngaho nimureke gukwirakwiza amagambo atariyo kandi mumenye ko ubukwe buri hafi. Ikosa rito muzongera gukora muzamanikwa ku karubanda bose babireba. Yabajije Takeshi ati ni gute wifuza umukunzi w'abandi? Ntiwambwiye ko ugiye gushaka uwawe? Yatinze gusubiza, umwami amufata amatwi arakurura amukubita urushyi rubi cyane ati si wowe mbaza, wananiwe kwishakira uwawe? Abakobwa bari mu bwami bwanjye bose babanyuzemo ntihagira n'umwe ukunyura ku buryo wumva ko ukwiriye kwambura murumuna wawe yishakiye? Ko wambwiye ko ugiye kureba uwawe waramubuze ko nta kintu wigeze umbwira? Ikigoryi gusa. Sinakabaye ndi kubategurira ubukwe icyarimwe mukazabukorera umunsi umwe. None kiraho kirasamye ngo kirashaka Rabey nk'ari we mukobwa wenyine ubaho. Yahise yigendera atanaretse ngo amusubize. Takeshi na Dajina basigara mu gahinda baganira hagati yabo. Dajina aramubwiye ati ibyacu byose byamenyekanye, umwami yamenye ukuri. Takeshi ati birumvikana ukuri kose arakuzi, none dukora iki? Kakomeje kutwereka ko Rijava na nyina Rizande aribo bazahorana agaciro. Ubu koko uko agiye guhita bubakorera. Dajina amusabye gutuza asaba baje kumuzanira icyo kunywa, bajya inama y'icyo gukora cyari gutuma umwami adakomeza kubatesha umutwe bigezaho. Igihe umwami ajya kubareba arakaye, Rizande we yasigaye yidunda kuko arabizi neza ko agiye kubasomera byaba ngombwa akanabahana. Nawe mu mutima yarakomeje kwivugisha ati icyaba cyiza nuko nakwihorera akebo bagiremo umwana wanjye bashaka kagwa ku rugamba nk'akabagereramo. Yari afite gahunda yo kuza kugisha inama umuje we Bekari yizeraga bakareba uko bakwica Takeshi noneho umuhungu we akazaba n'umwami. Agatima ke kahoraga gatera yifuza kuzaba umugabekazi akaba nyina w'umwami mu gihe runaka. Rijava nawe nibyo yifuzaga, ni ukuvuga kwibera umwami kugira ngo Takeshi amube. Uwo mugambi nta bundi buryo bari kugeraho butari kwica Takeshi. Ibyo nibyo Rizande yatekerezaga ari wenyine, icyakora igihe cyari kigeze ngo abishyire mu bikorwa. Akiri aho umwami yahise aza aramuhobera aramubwira ati tuza mukundwa mwamikazi wanjye nkunda, kuva kera kose ntiwigeze umpemukira. Wambere umwamikazi mu bwami bwanjye, umbere umwamikazi mu mutima. Nubwo rubanda bakubaha Dajina bingana iki, urabizi ko wowe bategetswe kukubaha kuko ari wowe umwami akunda. Ngaho tuza ushyire umutima wawe hamwe. Nta muntu uzongera kukugambanira wowe n'umwana wacu Rijava,
kuko namaze kwihanangiriza Dajina na Takeshi, ndetse nabamenyesheje ko n'uzarwara ibicurane muri mwe aribo nzabishinja nkabamanika ku karubanda. Ikibura no kubafatira mu cyuho gusa cyangwa nkaba mfite ibimenyetso bihagije. Lizande yarishimye cyane, ikiniga kiramufata, arizwa nuko umwami yamukundaga kandi akamushyigikira. Banamenye ko Jave yagarutse avuye kureba Rabeye, bamubaza uko byagenze, nabo babwira ko umukobwa yaretse gushidikanya ko nawe agiye kumvisha se ko ubukwe bukwiriye kwihutishwa. Umwami yarababwiye ati, nzabakorera ubukwe bwiza buruta ubwo nagize cyangwa ubwo nabonye. Ndakwishimira mwana wanjye kuko ukomeza kuba intwari. Ntukomeze guhangayika, ubu namaze kwihanangiriza Takeshi na nyina, ntibazongera kwitambika mu rukundo rwawe. Nzi neza ko uzatuza ari uko ubukwe bubaye, uri kubana n'uwo wakunze mu nzu. Humura ngiye kubyigiramo, mvugane na Bayiro na Tibote, ubu bukwe tubushyire hafi. Uwo munsi yarayeyo, bimera nk'aho bagize umunsi mushya mu buzima bwabo. Bishimiraga ko ubukwe bwari bugiye kuba Takeshi na Dajina bagatsindwa. Lizande yongeye kwibonera ko umwami yamukundaga cyane kurusha Mukeba, kandi akaba yarakomeje kubwira umwana we ko ari intwari. Ikindi, Jave yari ari koroherwa ari gutora agatege. Icyashimishaga umwami Liadeki nta kindi uretse kubona Lizande na Jave banezerewe. Kuba bari bishimye rero nawe byatumye yarasinziriye. Ku munsi ukurikiraho hari bubi inama yari guhuza abajyanama b'umwami ndetse n'abahagarariye abandi mu bya gisirikare. Bari bagiye kongera kuvuga kuri Sonake ngo barebere hamwe byari gusabwa kugira ngo bamuteri bamutunguye mu minsi mike cyane babigaruriye ubwami bwe. Nubwo bateganyaga kuzabikora ubukwe burangiye, bagombaga gupanga akantu ku kandi hakiri kare. Iyo nama yari bube nyuma ya saa sita, kandi abahungu bombi b'umwami bagombaga kuyitabira kuko bose bari kuzajya ku rugamba nta n'umwe usigaye. Umwami ubwe nawe ari kwimanukira kuko bari kuba bajyanywe no gufata ubwami bwa Sonake. Rwari kuba ari urugamba rukomeye kuko kwigarura urundi bwami n'ubwo bwari kuba bworoheje bute ntibyabaga byoroshye. Gusa ubukwe nibwo nanone bari guheraho bapanga. Takeshi yarabonye umukobwa bakundana babana, akabivuga nawe bakamutegurira ubukwe. Niko umwami yarayatekereza. Uwo munsi inama yarabaye, ariko mu gihe yari igezemo hagati, umwami agira inyota, umuhereza wamuzanira amazi yihuse. Yasomyeho rimwe arakorora amazi arayagarura. Mu buryo butunguranye yahunze umutwe ku ntebe, umuhungu we Takeshi ahita yiruka ajya kureba icyo abaye. Jave wari ufite intege nke nawe yahise azamuka kuri esikariye, dore ko we na Takeshi bari bicaye imbere, mu gihe umwami we yabaga yicaye hejuru ku ntebe bageragaho babanje kuzamuka esikariye 10. Abandi basirikare nabo bahise bazamuka basanga umwami yamaze guhwera. Umwami wari wayoboye inama yahereye mu gitondo ameze neza, ku mugoroba wabanje yari ameze neza. Muri iyo minsi atarigeze akorora na gake, nta burwayi yigeze agira, nta hantu yigeze ataka. Yarapfuye. Yarasabye amazi, umunota umwe gusa umutima urahagaze. Bahise bahamagaza abaganga, bahageze babona nta kindi barenzaho. Umwami ntiyarakiri muzima, yari yamaze gutanga. Abo basirikare bahiye ubwoba kuko Liadeki yarapfuye kandi bigaragara ko yarozwe. Kumenya uwamuroze nicyo bifuzaga, gusa ntibyari kugorana. Igihe ava kwa Dajina na Takeshi bihanangirije, basigaye baganira. Dajina aramubwiye ati, so nigeze nkunda na rimwe, keretse mu byumweru 2 bya mbere tubana. Nyuma yaho aho ari gushaka Lizande, ni kenshi nashakaga kwiyahura kuko nabaga nk'umupfakazi kandi mfite umugabo. Liadeki ntigezamo ibyishimo cyangwa umunezero umugabo nk'umugore we. None na magingaya akomeje kumbabaza, akomeje kuntoneka anyereka ko yakora buri kimwe ku bwa Mukeba wanjye. Takeshi yamuciye mu ijambo ati, byihorere, njye ntigeze mbera data n'umunsi wa rimwe, ni nkaho ndi imfubyi byitwa ko ndi umwana w'umwami. Niwabyumvise avuga ko ubw'amashaka yabugabira murumuna wanjye Jave, kandi yanabikora. Ubwo ari wakunda akaba akundana nyina, bivuze ko icyo bamusaba cyose yakibaha. Nabwirwa n'iki ko batamaze kumusaba kuzaha ubwami Jave akabyemera, ikaba ariyo mpamvu bashaka kumushyingira vuba. Ubundi byabaye ko umuhungu mutashyingirwa umukuru ahari, noneho bigakorwa n'umwami. Ndakeka muri ubu bukwe niburamuka bubaye, umwami azavuga ko ari nawe uzamusimbura. Urumva tuzaba dusigaye he? Dajina atagahinda kazaduturitse umutima mu gihe cyose so akiriho, kandi aramutse atariho wowe ukaba umwami, byaba byoroshye ko Bayira gushyingira umukobwa we. Ntiyaba kimushingiye igihungu cy'ikigwari, umwami ukiri muto nkawe kandi ushoboye uhari. Takeshi ati, mama unkora iki? Nawe dukunda so bingana iki ku buryo umubuza wamuririra? Yaramusubije ati, sinigeze nkunda data kuko nawe nta rukundo rwe nzi. Dajina ati, nanjye siniyumva nk'umugore, ndi umupfakazi n'ubwo ahari, ntamfata nk'umugore yashatse. Nzaruhuka ari uko atakiriho kandi bikwiriye kuba vuba. Banugije umugambi wo kumuroga. Bari bizeye ko nyuma yo kumwica Takeshi azahita umwami, none akazashyingirwa Rabeye ku neza. Kugira ngo bigerweho bemeranyije ikintu kimwe. Takeshi yagombaga kugenda akemeza umwami ko agomba kwihangana, bwa rimwe akarya ibiryo nyina mwaruriye bagasangira. Mu museso wa kare yagiye kumureba abanza gupfukama hasi arubama mu icyubahiro. Akenshi yazaga amuvugisha atabanje kubikora, ariko ubwo yarabikoze. Liadeki yagize amatsiko y'icyo yaragiye kumubwira, tungurwa no kubona Takeshi wari umusore ari kurira. Yamubajije icyo aje kumubwira. Takeshi ati, data mbabarira, nukuri nagize umutima mubi kuva nkiri umwana kuko hari ibintu ntigeze nkubonaho.
sinigeze nkubona usangira na mama, sinigeze nkubona uraye mu rugo uhaza iminota mike ugahita ugenda. Nakuranye umutima mubi numva ko utatwitayeho, byatumye ndakarira Javi na mama we kuko ari wowe wikundira kandi nanjye ndi umwana wawe w'imfura nkwiriye gukundwa. Mbabazwa no kuba narazize ikosa mama yagukoreye, urwango wamwanze rukanzaho. Nyagasani mwami, mbabarira kubw'imigambi mibi nagize kandi ubabarire mama. Rimwe na rimwe turiheba tukumva tutitaweho, ubanza ari byo bidutera gukora nabi. Kandi dukeka ko uramutse udahari ubuzima bwacu bwarushaho kuba bubi, kuko mu gihe ukiriho utigeze utwereka urukundo. None niba hari ikintu kimwe wankorera mu buzima, reka ngusabe icyoroheje ukinkorera uyu munsi. Singusabye guhamya ko nzaba umwami mu cyimbo cyawe, singusabye kunkunda kuruta uko ubikora. Ndagusaba ikintu kimwe gusa. Eliadeke yagize amatsiko ati mbwira ngo uteze amatwi, kandi uri umwana wanjye nkunda rwose mbwira. Nawe ati nifuza kukubona rimwe gusa usangira natwe, tukicara ku meza amwe njye nawe na mama tugasangira ibyo kurya turi batatu. Nabyifuje kenshi ndabibura, sinigeze mbibona na rimwe, rwose mbabarira ubinkorere. Basi nibura na mama yakongera kwishima akigirira icyizere. Eliadeke ati nibyo byonyine? Takeshi ati urukundo rw'umubyeyi ruruta ibindi byose, twereke ko kidukunze kandi ko watubabariye muri ubwo buryo. Ngusezeranyije ko nziyunga na murumuna wanjye kandi nkazamushyigikira mu gihe cy'ubukwe bwe, ndetse nzakuzanira umukobwa nahisemo kuko barahari. Uretse ko urukundo rwacu rutaragera ku rwego rwifuzaho ko wadukorera ubukwe, naho nanjye umukobwa arahari kandi nifuza kumukwereka hakiri kare. Umwami yaraje aramwegura aramuhobera aramubwira ati ngaho taha ubwire njye kategura ibyo kurya nkunda. Mbere yo kujya mu nama habura amasaha 4 ndaza gusangira namwe. Takeshi yarishimye agenda yihuta asaba nyina gutegura ibyo kurya umwami akunda. Saa 5 yaraje yazamwenyura bereka kabishimiye basangira ibyo kurya. Icyo atamenye nuko bari bamushyiriyemo uburozi, bamuhaye bwo kutamwica ako kanya kuko kugwa mu nzu yabo byari kugaragara nabi. Bamaze kurya baraganira basangira ibyo kunywa, bigeze saa 6 asubira kwa Rizande. Ntiyari ibiryo bye kuko yari yamaze kurya kwa Dajina. Rizande nawe yarabizi ko yagiyeyo azi ko icyamujyanye ari gusangira nabo. Igihe cy'inama cyarageze, abajyanama, abakuriye abasirikare, abahungu be ndetse n'abanditsi baraterana. Inama yatangiriye Eliadeke ameze neza, ariko igeze hagati mva mu muhogo hasambye akeneye amazi byihutirwa, umutima nawe wumva uri kuma, ayasomye ahita yagarura akubita umutwe ku ntebe umwuka urahera. Eliadeke yarapfuye, yari yarozwe. Takeshi yari aho nawe ari guhingutsa ko waba ari bo bamuroze. Inkuru yahise icicikana ibwami hose bamenya ko Eliadeke yamaze gutanga. Rizande wese bitekerezaho ko ari kwa Dajina bamuroze. Ubwoba bwabaye bwinshi kuri buri wese kuko bibazaga ikigiye gukurikiraho bikabayobera. Abana bombi ntibumvikanaga, abagore b'umwami ari uko, kandi hari imishinga myinshi batari bakanogeje irimo ubukwe bwa Javi na Rabeye no gutera ubwami bwa Sonake bakabwigarurira. Naha dusorera igice cya 3 cy'inkuru y'abahungu babiri b'umwami bakunze umukobwa umwe. Igice cya 4 kiri bugufi nikigucike.